kira kuva kare tubibararekera ko tuza kwakira abanyarwenya n'abanyarwenya bamaze kumenyekana ku rwego rwo hejuru cyane, nibo tugiye kwakira bagize itsinda bigomba guhinduka. Ni Japhet ndetse na Etienne, ikaze mu makuru ya Radio Rwanda. Murakoze cyane. Umwaka mushya muhire kuri twese. Bigomba guhinduka ibintu bitagenda neza. Ni biki bigomba guhinduka? Ibintu byose bitagenda neza muri rusange. Ni nacyo nagira ngo mbabaze, mujya gushinga iri tsinda bigomba guhinduka, hari ibyo mwabonaga bigomba guhinduka cyangwa se hari ubundi mwabitekerezaga mukurikije ibyo mwabonye? Twagendeye ku bintu twabonaga bitagenda neza muri societe, tukashaka ukuntu twakoresha impano yacu twari dufite y'urwenya kugira tubigarukeho, tubise nkaho tubigaragaza mu buryo busa nkaho busekeje, ariko tuvuge mu by'ukuri ingingo nyamukuru y'ikintu kigomba guhinduka. Rero twaje kubikora, bigenda bikura biba byinshi, byanga no guhinduka, n'ubwo turacyavuga ngo bigomba guhinduka. Mubikora mute? Kuko abantu iyo muri kubikora abantu baseka, mubikora mute? Wenda hari abadukurikiye bakeneye kumva, hari ababonye ariko bakeneye kubyumva live noneho muri studio, mukurikije ibigomba guhinduka. Okay. Tuvuge wenda nk'iki bimwe mu byo twagiye dukora bigomba guhinduka. Ariko ntitwaheka duhere ku byo abantu bakwiye gusiga mu mwaka ushize wa 2020, ariko bigomba guhinduka by'umwihariko mu mibereho myiza y'abaturage. Akonje ngwitso kiranga muntu we ubundi ranga muntu niki ni cyangombwa kikuranga kikerekana ati umuntu n'umunyarwanda yujuje ibisabwa byo kuba umunyarwanda cyane. Ibindi bikanyabiziraho wenda ngo afite perime, wenda ngo afite diploma, bikaba byerekana koko uri umuntu ufite ibintu wagiye ugera mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni ibintu byiza. Ariko icyo gihari ni kimwe, usaba umuntu afite iranga muntu atazi ngo handitseho ibiki, ugasanga imyaka bavuga ati 16 tugomba kubafasha iranga muntu, akagenda akayifata bakavuga ati witwa nde? Nitwa Mazima Japhet, cyangwa se nitwa wenda ryamukore Etienne. Yego. Ufite ababyeyi bombe? Ndabafite. Bakareba hano utuye hagana hehe? Nahangaha nta ukahanika cyane, ugasanga imwe marafashe inaga mu mwaka wa 2010, noneho 2020 iza information zaje ziriho nizo zikiriho. Ukibaza mu by'ukuri ko byagiye bihinduka, nta kuntu noneho badufasha nka leta zizina byashoboka, nk'abayobozi babishinzwe. ugahungu usanga mu Rwanda abantu benshi 90% bavutse ku ya mbere y'ukwa mbere, ahubwo isabukuru nziza tuboneho no kubifuriza anniversaire, ugasanga ikibazo cyane. Ariko mu by'ukuri bagiye bafata nk'iyo gahunda, noneho bakagenda bahindagura, bakajya bakurebera ukajya ahantu hari nk'icyuma cyangwa se umunsi runaka cyane. Hagati witwa nde? Nitwa Mazima Japhet, cyangwa se ryamukore Etienne. Yego. Ati ndabona ufite ababyeyi bombi. Oya, umwe Imana yaramukunze kundusha yaragiye. Yego, twamukuraho. Hagiye papa cyangwa mama? Hagiye papa. Okay. Akareba hanyuma utuye muri Kicukiro? Oya, twari munsi ubungu dusigaye tuba muri Nyarugenge. Mwaba mama nege kagakuraho cyane, bagenda bahindura kugira ngo amakwezi ko ari kwiranga muntu ayo bari yo ufite muri aka kanya, ugasanga nimwe niranga muntu ufite yeretse umuhafanda ku muhanda. Bati wowe witwa nde? Nitwa Mazima Japhet. Ndabona iranga muntu biriho. Ubusiri ni wowe cyane. Ngiye no kuri kw'Imana nyine nuko hajemo ibibazo bya corona, noneho wanko nawe bamuhinga ariko amagambo menshi se busa kwisura muri atari wowe. Ni ngiye nyine urabona hano bangusa umuhini nawe wahaje agashashe kunuko cyane yisobanura, kandi mu by'ukuri bakajya bagenda bapudetinga n'amafoto, noneho bakagenda bahindura. Siba byashoboka, ariko biranagoye wenda gusa niba ko byagenda kose ibintu rwose bigomba guhinduka rwose. Narufona wagerageza? Oya, ntabwo najyamo. Kuva mwabitangiye ryari? Twabitangiye mu ntangiriro z'umwaka wa 2018. Mubona se hari icyo bimaze guhindura, kuko harimo ubutumwa bukomeye cyane, hari icyo bimaze guhindura? Ntabwo twavuga ko wenda ari twebwe dutuma bihinduka, ariko hari ubutumwa busanga ari rusange. Wenda navuga wenda nk'ibijyanye n'ibyo twagiye tuvugaho bitandukanye, ukabona koko abantu benshi batari ko bamugana byanashoboka, hakagera abikora, ariko kuko harimo n'izindi nzego ku byinshi bifite aho bihuriye n'izindi nzego z'ubuyobozi. Twizera ko atatwe tuba twabiteye, ariko natwe tuba twashyize muri uruhare rwacu kugira ngo ikitagira neza gihinduke nk'abahanzi. Mukurikije uko mubona abanyarwanda mu birebana n'imyidagaduro, mubona ibirebana no gusetsa kumwe mushobora gutumira nk'abantu mugakodesha sara ahantu, mubona kubyitabira bihinduka bite, cyangwa se bubiri ku ruhe rwego, kubera ko ubundi ntabwo ari ibintu bimaze imyaka myinshi mu Rwanda? Kugeza ubu ngubu ni ibintu abanyarwanda bari gukunda, bavuga ko bitandukanye na mbere. Ko iyo utangaje ko nyine hari igitaramo ukababwira aho uzagikorera, babyumva vuba, bakumva ko bagomba kuza kuboneraho uwo munezero, bakumva ko hari byinshi bari bwungukiremo.
ntibabifate nyine nka bimwe bya kera bavuga ngo bariya se bari gukora ibiki, so akumva ko mu rwenya uri gukora harimo na message ari busigarane. Akenshi hari nk'ingero twagiye tubona z'ibitaramo twagiye dukora, tumaze gukora ibitaramo bigera muri 4 hafi. Hari ibinini twakoreraga hano i Kigali ndetse no mu ntara, aho hose abantu barazaga tukabona yuko babikunze, kandi mu butumwa batugeneraga bakavuga yuko rwose babikunda kubera yuko hazamo n'izo nyigisho, ariko bagasa nabo naruhutse mu mutwe. Hanyuma mwenda turi mu ntangiriro z'umwaka, umuntu yaboneraho no guhita babaza kubirebana n'icyerekezo mufitiye itsinda ryanyu, mu birebana haba mu kongera ubutumwa mutanga cyangwa se n'irindi terambere. Icyambere nuko dushaka gukomeza gukora research cyane, kuko bisaba kumenya ni bande bashinzwe ibintu nibi, ese nibiki umuntu yavugaho, ese ni gute umuntu yabikora ntanarengera agakora ibijyanye n'ubushobozi bwe n'ibyo yumva ashoboye agomba kuvuga. Rero twese dushaka gukora cyane, nk'ubu ngubu hajemo ibibazo bya COVID-19, twari dufite igitaramo. Icyo dukora nuko dusanga twagita nka launch, tugakora igihe runaka mu mwaka, tugakora ibitaramo 2, ariko ubu ngubu gahunda dufite ni gukora ibintu byiza, ni muri uwo murongo abari video, dukora mu video akaba ari ngufi cyangwa se ibitekerezo ari bigufi, kugira ngo abantu batwumva nabo bumva ibyo tuba twavuze bagende biyongereramo. Rero ntabwo dushaka nta kintu tuzahinduraho, bigomba guhinduka, izaguma iri muri forome yayo nkuko abantu bayibona. Hari abantu bakomeje kutwandikira batubwira bati mu badusabire wongere badukiniraho kandi gakino. Okay, aka shyira kandi kajyanye n'imihigo. Imihigo y'uturere. Ubundi guhiga ni iki? Ni ikintu wiyemeza runaka ugomba gukora mu gihe runaka. Kabwo tubona ngiye ntangiye mu kwezi kwa mbere, nzajya mu kwezi kwa 12 narageze kuri ABCD cyane, kandi birafasha ko bituma ukora ushaka kugera kuri za ntego. Ni n'ibintu byiza pe, kandi mu Rwanda igikorwa cyiza rwose pe, umuntu azanye na kera gitekerezo bwacu pe cyane, kuba akarere gashyiraho imihigo akavuga ati aka karere kahize ibi nibi. Ariko kimwe nuko tuvuga hari umuco uvuga ikintu gikoze neza tugishime, noneho n'icyakozwe nabi tukinenge. Habaho umunsi wo kubera ngo uturere twagiye dukora gute, bakavuga ati noneho akarere kabaye akambere, akarere kabaye akanyuma, bimeze bite? Hati Rwamagana wenda yabaye ya mbere, Kicukiro yabaye ya gatanu, n'urugero bakira ku myanya cyane. Ariko imaze gushyira ku myanya mu by'ukuri ntabwo tumenya nimba Rwamagana yabaye ya mbere umwaka ushize, none ikaba yabaye ya 15. Ikibazo cyabaye meya, cyabaye twebwe abaturage. Ikibazo kiri he pe, niba byashoboka nk'ubuyobozi bikadufasha, kuko usanga abaturage bamwe kuri Radio Rwanda mwiriho neza Ferdinand, mwiri neza ngo meya wacu rwose pe ngo araduhemukiye, ngo twabaye ba gatatu umwaka ushize, nawe umva n'umuntu w'umugabo pe, ndabyumva, ngo none twabaye ba 18. Ubuse ngo meya rwose mukandi ngiye rwose ukumva undi nahamagaye ngo yego Radio Rwanda aro rwose meya wacu aratunaniye pe, nimba ari uko abyibushye, nimba bimeze bite, kandi rwose nawe ngo agenda umuvuduko mu modoka ngo yihuta, akumva ko nta feri ntabwo rwose yakugize imihigo, we agasanga yerekana ko imihigo we itamureba, kandi mu by'ukuri imihigo ishyirwa mu bikorwa n'umuturage ndetse n'umuyobozi. Ariko leta iramutse twemereye pe nyuma yo kwamaze kubwira imihigo hakajya akaraba no kuguranisha abameya cyane, hakabaho urukiritomo, hati wenda ubuyobozi batemeye Rwamagana ko yabaye wa mbere, kandi tumufate none tumujyane muri Ngoma turebe ukuntu bizagenda, kandi yose bitanakuze pe cyane, bakatwemera nk'abaturage pe, nihendere nagoye tuyikora rekiritomo henshi hano amafaranga abacana muri bakamena cyane, bakazanamo amafaranga, avuga ati wowe wa Rwamagana wadufashije meya wani tukura miliyoni 2. Ariko turi ku mwanya wa 2,200,000 turaba umujyanama w'ubuzima w'umwe n'abana duherere 6 n'ubwongo bwe, reka tubaho wacu tubagereke n'imicunganye z'abaturage, noneho tubakubite 1.5. Mwebwe mumuzane sibyo, muduhe 8,000,000 mutwongeza veterineri, veterineri cyangwa twamuba bakagenda bagira iki kandi abatagira bakabetinga cyane, bajya kuvuga imihigo ko bizagenda, ati nge cyetse 1,000 cyane ngikirike Rwamagana ya 9. yewe akitera cyabaho ni kimwe, nuko undi yazajya betingira akarere akabivuza ko kasuye nyuma kugira gahuza na cyabwe ntagize ko yabetinze, ariko ko byagenda kose umutada mwe ko kugira akarere kaze kubwana mbere cyangwa imihigo yeswe ndaho bigiramo uruhare, ntago ari meya gusa, nawe bigomba kugiramo uruhare, bavuga ati mu muganda akagenda bavuga ati amazi meza n'isabune akakaraba, wivuga ngo rukongo njye ngo ndima muri korale ngo ni nkaba amazi ngo rwose ngiye kurya
ibyo rwose bigomba bihinduka rwose bihinduke. None dusoza ubundi abanyarwenya hari uburyo bafata hariya ushobora nko gusohoka hano muri studio umuntu yakubona akagira ngo ni bya bindi n'ubundi burimo kwivugira hanze bafata bate? Hanze navuga ko imyumvire igenda ihinduka bijyanye na content zigenda zihinduka bijyanye no kuntu mbere abantu bakoraga urwenya ugasanga yisize ibintu mu mutwe wenda yambaye imisatsi kugira ngo babone wenda baseke ko agaragara, ariko ngo bijyanye no kuba abanyarwenya benshi mu Rwanda bafite ibintu bakora bagereza kugenda bakora n'ibintu bitanga inyigisho nk'ibi ngibi. Ntago wenda bavuga ibintu nk'ibi turimo kuvuga ngo umuntu yumve yuko wenda umuntu uri aho ngaho wenda udafite n'ibintu atekereza cyangwa udafite n'indi mishinga akora. Rero akenshi kuko content zagiye zihinduka cyangwa se ibiri mu butumwa batanga bwagiye buhinduka bigenda bihinduka gake gake. Gusa n'ubundi hari ushaka kuvuga kuhita yumva yuko bamubwiye nk'ibyo twavugiraga aha ngaha. Yego yashaka kuretse ati sayo maso harakushaka kongeraho kandi muri rusange nyine uko bivuze ntago bagifata nyine nkaho mbere babifataga nkaho ari ibintu bitari seri, ariko ubu ngubu murahura yego akakubona agaseka yego, ariko mwaganira kumva ko ibitekerezo bitandukanye nuko akubona mu bijyanye n'imikirire yawe. Murakoze cyane ka tubifurize umwaka mushya muhire 2021 kari mwagize neza. Murakoze cyane namwe Radio Rwanda. Ni Etienne ndetse na Japhet n'abanyarwenya bamaze gutera imbere mu buryo ufatika kandi urumva yuko bafite ibintu wamugani hari byo barabivuga kumva yuko bigomba guhinduka uko byagenda kose. Marafu ukoresha umunota umwe turebe ikiri kuvugwa hanze y'u Rwanda nyiramo muri make. Muri Sudani mu ntara ya Darfur ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye ziri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ziri mu bikorwa bya nyuma ubu ngubu kubera ko igihe zahawe kirimo kirasoza. Hanyuma indi nkuru irimo kuvugwa hanze y'u Rwanda irimo ko leta ya Misiri yamaze guhamagaza abahagarariye Ethiopia mu Misiri kugira ngo batange ibisobanuro kuri amwe mu magambo aherutse kuvugwa n'umwe mu bayobozi witwa Dina Mufti, uyu umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Ethiopia. Yavugaga kubirebana n'urugomero rwashyamiranyije ibihugu n'urugomero rw'amashanyarazi rwubatswe na leta ya Ethiopia. Hanyuma andi makuru avugwa harimo kuba ubungubu Korea y'Epfo yamaze gukuraho igihe ibihano byagenerwaga abantu bakuyemo inda. Inteko ishinga amategeko yamaze gukuraho itegeko rigira icyaha igikorwa cyo gukuramo inda. Ubundi byari byemewe kuba umugore yakuramo inda igihe yafashwe ku ngufu cyangwa se igihe yamuteza ibibazo. Ubungubu itegeko ryamaze gukurwaho. Urakoze cyane mwana urakoze cyane kandi umwaka mushya muhire nawe kugirwaho Ferdinand. Abadukurikiye bose n'abanyarwanda muri rusange tubifurije umwaka mushya muhire 2021. Amakuru n'ibiganiro bya Radio Rwanda byo tuzakomeza kubibagezaho kandi nako tubyongerera imbaraga n'ibintu bitandukanye bikomeza kuryohera abanyarwanda mu byiciro byose barimo. Tubifurije ijoro ryiza kuri mwese.